Reka ngusuze nanone nkwifuriza amahoro y'Imana we tubana umunsi ku munsi ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV. Reka ngushimire cyane wowe udahwema kudukurikira ndetse no kuduha ibitekerezo bitandukanye. Imana y'amahoro igiguha umugisha kandi ijye ikugirira neza uko bwije ndetse n'uko bukeye. Niba warakoze subscribe, Imana iguha umugisha, ujye wibuka gukanda no kuri like kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunota ku munota uko tubishyizeho. Niba utarakanda kuri subscribe nanone wabanza kuhakanda kugira ngo ube umwe mu banyamuryango bacu dufatanya kuri chaîne ya YouTube kuhagura ubwami bw'Imana ndetse no gusangira ibitekerezo bitandukanye uko bwije ndetse n'uko bukeye. Nkuko twari twabibabwireho mu biganiro byatambutse, turi kubabwira ko mu kwezi kwa karindwi leta ifatanyije na RGB ifite gahunda yo gufungura insengero. Inkuru rero yabaye impamo ubungubu kuwa 30 Kamena 2025 RGB yashyize hanze itangazo rifungura cyangwa ryemerera zimwe mu nsengero kongera gutangira ibikorwa byabyo cyangwa ibikorwa ryazo hano ku butaka bw'u Rwanda. Ni itangazo rifite umutwe uvuga ngo RGB yatangije uburyo bwo gufasha imiryango ishingiye ku myemerere kubona ibyangombwa binyuze mu ikoranabuhanga. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB kufatanya na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ariyo Minaloc ndetse n'ikigo Irembo batangije uburyo bushya bwo gufasha imiryango ishingiye ku myemerere kubahiriza ibisabwa n'amategeko binyuze mu ikoranabuhanga. Ubu buryo bw'ikoranabuhanga bujyanye na gahunda ya Guverinoma y'u Rwanda yo gukomeza guteza imbere imiyoborere myiza ndetse no guteza imbere imitangire ya serivisi binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Binyuze ku rubuga Irembo.gov, imiryango ishingiye ku myemerere ishobora kohereza inyandiko zisabwa no gukurikirana aho dosiye zabo zisaba zigeze kandi bakabikorera aho baherereye aho ariho hose. Serivisi nshya ziboneka kuri https://new.irembo.gov.rw zemerera imiryango ishingiye ku myemerere gusaba icyangombwa cy'imikoranire no gushinga amashami. Ibi bikaba bigamije kunoza imikorere no gukorera mu mucyo mu gihe cyo gusaba ibyangombwa no kwemeza ubusabe bwabyo. Inyandiko zose zizatangwa zizajya zisuzumwa n'Umujyi wa Kigali cyangwa ubuyobozi bw'akarere bireba hagamijwe kureba ibyo basabye bihuje n'icyerekezo cy'iterambere ry'igihugu. Iri koranabuhanga rizongera ubushobozi bwa RGB mu gutanga ubufasha ku gihe no kwakira ibitekerezo ndetse no kubika amakuru mashya ajyanye n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere. RGB n'Irembo bazatanga ubufasha n'inama byangombwa kugira ngo ikoreshwa ry'iyi serivisi ribe ryiza kandi rinogere buri wese. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira Bwana Fitimana Venuste, ni umukozi ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri RGB. Telefone ye ni 0785605817 cyangwa mukamuhereza SMS cyangwa message kuri email vm.fitimana@rgb.rw ndetse mushobora no kohereza ubutumwa kuri communication@irembo.com. no kuvuga ngo buri umwe wese uzaca muri izi processes zose RGB izabasha kumukorera follow up cyangwa kumukurikirana kugira ngo bamenye niba ibyo yasabye byujuje ibyangombwa. Nagira ngo rero nkubwire ko byose bigiye kuba mu ikoranabuhanga. Urumva niba n'Irembo ryabijemo, reka nanone tudatinze tubanyuriremo bimwe mu bisabwa kugira ngo insengero zanyu zifungurwe cyangwa bimwe mu bisabwa kugira ngo ubashe kongera kwemererwa gukora. Ikintu cya mbere umuntu ushaka gufungurirwa urusengero asabwa ni ibaruwa isaba ubufatanye cyangwa ibaruwa isaba imikoranire
hagati y'urusengero na RGB. Cya kabiri ni kopi y'amategeko shingiro y'umuryango iriho umukono wa noteri. Ni ukuvuga ngo umuntu agiye kuzajyana ibyangombwa nanone bivuye kwa noteri. Icya gatatu ni kopi y'amahame yo kwemerera k'umuryango iriho umukono wa noteri. Hano nanone ni kopi y'amahame. Icya mbere ni kopi y'amategeko, icya kabiri ni kopi y'amategeko shingiro. Icya kane ni gahunda y'ibikorwa ihuye n'imigambi y'iterambere ry'akarere cyangwa umujyi wa Kigali. Icya gatanu, icyemezo kigaragaza ko inyubako y'urusengero yujuje ibisabwa ndetse yujuje imyubakire. Ni ukuvuga ngo hano inyubako y'urusengero kugira ngo yuzuze ibintu bisaba autorisation de bâtir. Bazajya baza barebe niba inyubako yawe koko yujuje ibisabwa. Urumva inyubako zitari zarabonye autorisation de bâtir yo kubaka kugira ngo zifungurirwe ziragoye. Kandi nagira ngo nkwibutse ko nkuko twabibabwiye, inyubako zubakishije rukarakara hano ntizemerewe gufungura cyangwa ntizizongera kwemererwa gukora. Urufite charpente y'ibiti narwo ntirwemerewe gufungurwa kuko nta autorisation de bâtir rwabona. Izifite amabati ashaje nazo zigomba kuvugururwa, ntago zemerewe gufungurwa. Urumva rero ko inyubako yujuje ibisabwa nanone n'indi clause izagonga bamwe mu banyamadini cyangwa mu banyamatorero kugira ngo babashe kwemererwa kongera gukora. Cya gatandatu ni inyandiko yerekana imikono y'abashyigikiye umuryango. Ni ukuvuga ngo ni ya mikono 3000 niba nibuka neza. Ni ukuvuga ngo uzajya werekana inyandiko yerekana iyo mikono y'abo bantu ko bashyigikiye umuryango cyangwa ko abo bantu ubafite. Icya nyuma aricyo cya karindwi ni inyandiko iriho urutonde rwa ba nyiri imikono. Ni ukuvuga ngo iyi nyandiko iriho urutonde rwa ba nyiri imikono igomba kuba iri muri PDF. Icyo ngicyo ni icya karindwi. Ndetse n'icya gatandatu nacyo, iyi nyandiko yerekana imikono y'abashyigikiye umuryango nayo igomba kuzaba iri muri sous forme ya PDF kugira ngo RGB ibashe kwakira dosiye. Icyitonderwa ni uko insengero zizafungurwa ari izujuje ibisabwa cyangwa izujuje ibintu byose RGB yashyize muri iri tangazo cyangwa muri ibi bintu 7 tubashe kubanyuriramo bisabwa. Ni ukuvuga ngo idafite ubuziranenge, idafite ubusembwa, urwo rusengero nirwo rugomba gufungurwa rukongera gukora ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. RGB rero yateye intambwe yereka bamwe mu banyamadini n'abanyamatorero ibisabwa. Ubwo hasigaye uruhare n'urw'abanyetorero n'abanyamadini kugira ngo nabo bongere kongera kwemererwa gukora hano ku butaka bwacu bw'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi twababwira ni uko abazajya batera intambwe bakerekana ko bashaka imikoranire ndetse n'ubufatanye nabo RGB ndetse ifatanyije n'Irembo izajya ibemerera ubwo bufasha bwihuse ndetse ibashyigikire kugira ngo gahunda zibashe kugenda neza. Ibintu byose bigiye kujya bibera online. Niyo mpamvu bavuze ko aho uherereye hose ushobora gusaba online ukerekana ibyo usabwa byose niba ubyujuje, noneho RGB ndetse ifatanyije n'Irembo nayo ikabasha kugufasha. Ibi rero ni bimwe mu bisabwa. Insengero zo zemerewe gufungurwa, ahubwo we niba wujuje ibisabwa utera intambwe wegere RGB ndetse n'Irembo kugira ngo babashe kugukora follow up, urusengero rwawe rwongere rukore. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Rero ibiganiro byacu nakazagaruka ku muyoboro wacu wa YouTube wa Ben Kwizera TV. Niba ukunze iki kiganiro wajya ugisangiza n'abandi ndetse ntiwibagirwe gukanda kuri like ndetse no muri commentaire kuduha ibitekerezo. Ibiganiro byacu Gospel Talk, Gospel News byo nakagaruka ku murongo wacu. Imana y'amahoro ibahe umugisha cyane.